mukurikiranye David kuri uyu munsi nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe tubagezaho udukuru dutandukanye kandi tunasekeje nongeye kurarika indi nkuru none ugira ngo turajya kure ntabwo tujya kure uno munsi ndashaka kuganiriza ariko ntabwo ari uwo kuganiriza uno munsi ndashaka ko dusa nk'abibukiranya ibihe byacu bya kera ibihe bya kera urabyumva ni ibihe byo mu bwana buriya naricaye ejo bundi ndatekereza nsanga abana ni ba bantu baba babayeho neza buriya hari n'abantu ngo buriya bajya bicara akavuga ati icyaba mwisubirira ibwana hahandi aho udahangayika ariko abana bakagira akantu ko kwifuza nabo buriya nubwo baba ari abana avuga ati ndataha njye ndataha ngira iki ariko akantu ko kwifuza kuko nyiri kubitekerezaho nahise nibuka hari nk'ukuntu mwabaga wenda hari abantu batabizi hari nk'ukuntu mwabaga mwagiye nko gusenya mukicara urabizi munyurana hariwe tujya kuvoma tujya gusenya tuje urumva akantu ko guhamagara si ukibuka ndakibuka tugende ubwo mukaba mwari mufitanye gahunda muvuye nko ku ishuri ugahita ruguru y'inzu baza kureba bagasanga wagiye nk'ejo kandi akenshi niyo babaga batazi gahunda yawe gahunda y'umwana wayimenya wapfa kuyimenya gute apanga uko ashaka ubu wowe ugiye gukina biye ukabwira iwanyu ngo ngiye gukina biye ko bakwica uvuga tugiye kwiteza ari amagana ariko life ya biye urayibuka gucunira nabyitaga gucunira ugafata biye ziri nko kuri dogoma ugakubita gutya iyo wakinisha ikagenda igahita isanga ya yindi yari iri kuri dogoma hirya nabyibutse hari ukuntu wakubitaga inka ariko kari agacundi kagiye gate za nyenyeri se ntabwo uzi utunyenyeri tw'icyatsi twazaga duhumye nijoro duhumye bakavuga ngo kari akanyenyeri uwagakozeho anyara kuri ariko mubona akenshi ari ibikabyo nyine byabaga ari ibikabyo none se gute wanyara ku buriri se gute njyewe abana bakabizira atukozeho twize wacu wasanga karitsiye yose mu ntoki bari kwirukanga inyenyeri bayifata ariko biriya bihe byari byiza bro byari byiza biriya bihe byari byiza urumva inyenyeri ubu ziracyabaho ariko ubu ntizibaho ariko zibaho zaba zaragiye heza ariko zibera hahandi n'ubundi hakiri natirere nk'aha hantu nyine hakiba umuco buriya hari ahantu hakiba abana bakina nijoro cyane baba barahari uzabwire makujyane bakina igikomporewa urakizi twakitaga igiki igikompore ubwo ndumva ari bya bindi by'igisirikare nibyo igikompореwa cyo kwihisha n'icyo kwihisha icya venise iyo mikino buriya nakinnyeho na nage iriya nage ndayizi si y'abakobwa utw'imusura tuzi two uduki ariko ubwo ni udukura peti turabona kano gacupa kano kantu kaba karimo kameze nk'akazeru gutya urabona ku munwa w'agacupa kugakuramo urumva mara kugakuramo noneho akayo kaba gashinze mukajya mugira mushinga mu keyo bwashira hasi igitego kikaba cyuzuye ugaba warenze umupira ugira gutya ukwepa uyusamye ukawujugunya nka za 12 basanga batumariyemo twose badushyizemo niko mwe mwabikinaga ko abandi bafataga amabuye bakagereka bafata yagafata akajugunya kagereka ibuye ariko yabaga ari amabuye 5 amatafari 5 rego uwo mukino ndawuzi buriya rero ahubwo udufuniko no ntari nibutsa kandi gastori buriya kwishuri aho nigaga barabona ari nturanye n'ikigo
bigeze kubaka amashuri. Bubatse amashuri turarije turaza abana bose hako buriya abana bakagira innovation. Umwana yazanye innovation ubwo uratwica. Afata amatafari atondeka ku murongo, arangije ahirika rimwe. Ahiritse rimwe nani yose agenda agwa kugeza ku rya nyuma. Utwo tuntu twabaga turyoshye kutureba. Twageze aho tukajya kuwa gatandatu tutize 12:00 tukaba twageze ku mashuri gukora umurongo, nyine wubaka umurongo. noneho ugakora nka gatandatu ukabona turi kugenda twigira gutyo dukora gatandatu. Uriya mukino ushobora kuba ukomeye kuko hari n'abonzi bubaka akubaka nk'inzu nk'ingana nk'uko agakoraho yose imanuka nayo yireba neza. Buriya kari agakino kameze kuriya, hari n'abandi bagakina bakubaka nk'ikintu kinini, ariko n'utuntu two mu bana tugenda nubwo nibutse ukuntu ariko abiri ubwo nari nyiri kuri ya nkuru yo kujya gusenya. Ubwo birayiziraho kujya gusenya rero, mukagenda mukaba mwicaye, mukicara mugatekereza ko heruka irindazi mu cyumweru gishize. Ubwo imyembe ikaba ireze, kandi umwembe na super dip byabaga ari binurira. Ibyo nabiriyeho umwembe na super dip wabiriyeho gusa ubwo naba ntarabiriyeho. Umwembe na super dip, ubwo imyembe yaba yezuze ko nta gisheri cya super dip ufite. Tukicara Imana yanjye none ugahita ubwira mugenzi wawe ati shara nk'ubu ngubu tukajya tukabona nk'Imana itumanuriye isanduka yuzuye amafaranga. Tishana ahita ajya kugura sapadipu, ubundi iriya myembe nkayifunira umuheto. nta n'ikindi yatekereza. Umva imihangayiko y'abana. Nta ni navuga ngo abana nabo barahangayika, ariko bahangayika ku kigero bahangayikira utuntu turaho nyine turaho, ariko nabo barahangayika, bana barifuza. uri wahangayika wanyeye ku buriri, uri kwibaza ukuri bw'Imana. Ariko jewe nagize Imana sinigeze mbikora cyane, ni bya bindi nyine by'abana bya kera, ariko sibyigeze bimwe. Uri hari ikinywanyi cyanyaraga ku buriri kikanyara buri gihe, tugakata iwabo banitse tujya turamuserereza. Ariko ubundi bigenda bite? Rero muri binywanyi sinabahisha, kambabwiza ukuri ndaryama kadukuraho ko ninya no kujya hanze nijoro. Buriya ngo abana babumva ngo abarozi baba bari hanze mwijoro, ushobora gukata agahita gukatana imbwa, kandi agenda yikanga n'ibicucu cyabonye si kiba ari nacyo, agahita avuga ati buriya ni umurozi buriya, mu gitondo muri akazinduka nuko arangije mba ndyamye. Namara kuryama hagera nijoro ngatangira gutekereza ndi gukina umupira. Naba ndi gukina umupira, ndi gukina nkaba nshatse kunyara, kandi ndi gukina umupira nkahita mbona agahuru imbere yanjye, nkahita nirukanka nkakihengekaho. Ati kandi biba biryoshye ariko iyo wihengetse ku gahuru. Unyara wari ubikeneye. Uba wumva biri kuguruka, iyo ubisoje ukumva uritoheye. Nibwo utangira gutekereza ati noneho uru nguru nzaruvuga n'ejo. Nari kunyara koramo, ariko kandi biba mu masaha y'ijoro cyane, ubu ni nk'isaa 8, ku buryo uri buryame bikubangamiye mpaka mu gitondo. Uriya n'abantu bakuru, hari umuntu wanga kubyuka mu ijoro, akavuga ati ibitotsi byanjye, iki gitotsi cyanjye ndakica Mana yanjye, akabyuka mu ijoro akavuga ati ndakomeza ndyame. Akahita baviraho rero ba bantu baba bafite akantu kitwa iki Chantal. Oya ba Chantal mudukurikiye mu dore. Oya ni kwa kundi bahita ibintu akadobo ibase
urumva uko ugasanga umuntu ibasa yamuhinduye imbata niyagira ute ntiyasohoka niyo haba hari abantu 200 bari kuvugira hanze ntabwo yasohoka ntiyasohoka akaza akajya hano numva atari byiza mu gitondo ni bibi Imana ireba mu gitondo kubyuka n'inuze yoze noneho abantu baharamukiye bakabona ubyukanya akadobo ariko buriya ko abantu bagira ibyago nkabura haramutse mu gitondo habaye ibyago abantu bari buhazindukire kandi utarabyuka ariko hari aho bagera bakabimenyera da bakavuga ati hano bafite akantu k'inkari ariko mu cyaro nari nakamenyera anyuraho rwose akagenda akamena akagaruka kona arunyuguje ariko tuba twabyoroheje ariko birakomeye kuko umwanya wafata ujya kuri toilette ni muto kuruta wajya mu ibasi cyangwa mu kadobo akamenyero komeza urumva buriya story zo mu bwana ziba ari nyinshi buriya ukuntu twajyaga tujya gusenga tukicara ku muhanda buriya niba ari ikintu nangaga ngo bana ngo bajye kwiga inyigisho zabo mu nyigisho z'abana Sunday school nkabona guhaguruka mu bana tugahita twigira ku muhanda wowe sharawe urabariza izamuka nawe urabariza imanuka ziba ari izawe turebe urusha undi mukabara kagenda ati njye natahanye imodoka 20 njye natahanye 100 ati njye ndi umukire kukurusha mani ku imodoka mwabaza gutya zigenda zo ku muhanda zigendera biraho ariko harimo akantu kazima da kahise nyine wagwizaga nyinshi yimvaga nk'umugabo yimvaga nk'umukire we waba watahanye zingahe 10 njye 20 gusa sagukubye kandi shawe yagize imana izari ziri kuva mu mujyi ari nyinshi nk'ubu ukajya nk'umugiye kubara mukajya kwisangana uwabara neza yabariza imanuka izigenda gutya ariko yaba kibarizima kuko nizaba ari nyinshi ubwo undi yataha ari umutindi nyakujya agiye kubariza izamu cyaza yakibarira abanyonzi baba komeza ubwo urumva man story zo mu bwana ziba ari nyinshi kandi man cyaza icyo nabonye cyo ariko nanone uko uwo mwana arezwe mu bwana niko akura icyo nanjye nakizi urumva uko umwana arezwe niko akura kaducumbikira gusa hari ikosa kuki utavuze kudukosa abana bagira bakaduhanirwa bikomeye kandi tutarenze nkakosa kukurya nko kujabura urabihanira umwana kandi shawaguze inyama uziguriye abana kubatekera uratetse kwa ko watinze kumugaburira yumva byamugoye uri kubyumva akikozamo kandi ni kamwe wamufata inkoni ugakubita ariko akaba ari kwa kundi kurebwa mu bwana ugakura buriya uko utangiye wiba inyama imwe ejo wiba 100 ejo wiba 100 ejo wundi ukiba 500 ejo wundi ukiba 1000 nanone uvuga ko ari makeya nyine uko ugenda uzamuka muri level wazamuka muri level yo gufata miliyoni ukabona ko kwiba 100 nta birenze wazamuka wagera miliyoni 50 kuvaho kwiba 700 nta birenze nyine hariya niho ababyeyi baba bari kugira bakeburira abana none avuga kuko umwana buranga apfira mu iterura ariko nanone guhana umwana ntago ari ukumu mu cyaro wumva ko guhana umwana ari ukumukubita kandi umwana iyo umubwiye bro arumva nawe ashyira mu gaciro nako se no kuvuga ngashyira mu gaciro iyo umubwiye akabona tension yawe atari na ngombwa guca hakuze nk'umuntu yakubiswe byewe papa yari afite yitwa umuzo nawe yari afite inkoni mu nzu yaguze 500 yo guhana yo gukubita damuru buriya nakubitwaga ku makosa 3 yaratuyuzuraga nakoraga ikosa ati iryo ni irya kangahe ni irya mbere ari nk'irya kangahe se ari irya mbere ejo nkakora irindi ubundi mu minsi 3 narakubitwaga ari nk'agakire kawe kanditswe mu minsi 3 rwose nakubitwaga igiti cy'umuzo 500 yakubita gate cyihorera turagushimiye wadukurikiye
izindi story nakagaruka ariko uya turacumbitse no gucumbikisha turacumbikishije noneho tuzaza ariko ndashaka kuba habiri yanjye ngiye ku giti cyanjye abiri si forode yego mwakoze cyane ariko buriya buri video yacu ngenza yamara nshimira diaspora ntacyo bitwaye wamubwira kinywa uribuka hava Norvège yego ngo hava nyine aho ni ikote ryavuye Norvège Imana yatugezeho kandi n'abandi rwose n'abandi bohereza oya baza n'udukote tumeze neza ariko nizere ko ubutaha nawe hari uwanyemereye agakota arambwira ati vayo nzaka riri mu ndege agakote karaje kumukara kameze neza ubutaha mwisura nshya turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka murakoze cyane